Twamaze kugera mu kwezi kwa munani. Ese gahunda wari warihaye kugeraho muri uyu mwaka wayigezeho? Reka muri aya mezi atanu asigaye uhereye mu kwa munani kugeza mu kwa cumi n'abiri twihe challenge 3 byibuze tuzabasha gukora njye nawe. Challenge ya mbere ndayita y'iminota 5. Tugomba kumara byibuze iminota 5 dusenga, byibuze iminota 5 dusoma ijambo ry'Imana, byibuze iminota 5 tumedita ijambo ry'Imana. Wibuke neza ndavuze ngo ni iminota 5 byibuze, bivuze ngo wanayirenza ubishoboye. Gusenga buri munsi si ugupfa kubikora gusa, ahubwo hari ibintu bitangaje urimo kurema mu isi y'umwuka utazi. Hari ibintu byiza uri kwiremamo, uko iyo usenze hari n'imbaraga urimo kwiremamo, urimo gusaba Imana iba iri kuguhereza udashobora gutekereza gutyo, udashobora kubonesha amaso. Kandi iyo usengeye ibintu byose, plan zawe, intego zawe zigeraho. Iyo usenze buri kanya, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba. Rero iyo dusenze bihoraho birakunda. Hari imbaraga tubona, ndetse hari n'ibintu bihinduka mu buzima bwacu. Iyo dusoma ijambo ry'Imana byo ni ibindi. Turasobanukirwa tukabasha kumenya uko twitwara, kuko Bibiliya yuzuyemo icyitwa inzira yose y'umukristo, uko akwiriye kugenda, ndetse n'ibyo byose ukeneye kumenya, n'ibibazo byose bibaza. Izi nyuma yo gusoma iryo jambo ukwiriye kurimedita, ukarisobanukirwa, ukabanza ukiha umwanya ukaritekerezaho. Cya kabiri, ukwiriye byibuze kugira umurongo umwe ugira umunsi. Uwo murongo w'uwo munsi ukawutekerezaho, ukirirwa ukanawusenga nyine, ukaba uri umurongo wagenewe kuri uwo munsi, ukirirwa uwutekerezaho, wibwiraho, mbese ureba niba hari icyo wakumarira, ndetse niba hari icyo wakunguye kuri uwo munsi, cyangwa niba hari icyo wawukozeho kuri uwo munsi bijyanye n'uwo munsi. Cya gatatu nicyo cya nyuma gikunze kugora abantu. Mbere yuko ufata telefone yawe ujye ubanza uvugane n'Imana. Bishatse kuvuga iki? Witonde iyo tubyutse, hari igihe duhitura mu matelefone kureba notification ya message, ariko byibuze mbere yuko ikintu ugira ikintu na kimwe ukora ukibyuka, ukwiriye kubanza ukavugana n'Imana, ugasenga, ukiragiza Imana. Kuzarushaho gushyira Imana imbere, cyangwa se gutekereza ku Mana mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, bizatuma umubano wawe n'Imana urushaho kugenda ukura cyane. Bivuze ngo ukibyuka mu gitondo, mbere y'ikintu cyose banza uvugane n'Imana, banza uganire n'Imana, ubanze uyiragize umunsi, ubanze uyibwire n'ibyo wifuza kugeraho kuri uwo munsi. Shalom.